Mu buzima buri muntu agera aho yumva yacitse intege, acitsemo ibice, akibaza ati ese Imana iracyanyitayeho? Ariko abenshi dutekereza ko intege nke ari ikimenyetso cyo gutsindwa. Nyamara muri Bibiliya, intege nke niho Imana igaragaza imbaraga zayo nyinshi. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorino, ibice 12 umurongo wa 9, haravuga ngo imbabazi zanjye ziraguhagije kuko imbaraga zanjye zitunganywa n'intege nke. Abantu benshi batekereza ko iyo bageze aho bacika intege Imana iba yabaretse. Ariko Bibiliya iravuga muri Zaburi ya 34 umurongo wa 18 iti Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse, agakiza abacitse intege. Iyo wumva rero uhetse ibibazo, umutima wawe ukababara, nibwo Imana iba iri hafi yawe kurushaho. No muri Bibiliya abahanuzi benshi bacitse intege ibyo bihe babinyuzemo. Nka Eliya yari umuhanuzi ukomeye, yigeze guhunga ashaka gupfa kubera gucika intege. Mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice 19 umurongo wa 4, yifuje gupfa maze aravuga ati birahagije Uwiteka, nyambura ubugingo bwanjye. Ariko Imana ntiyamuciriye urubanza, yamuhaye ibyo kurya, ibiruhuko, ndetse imuha n'amagambo yo kumukomeza. Ibi bikwereka ko niyo uri intwari mu kwizera ushobora gucika intege, kandi n'Imana nayo irabizi. Gutenebuka ntago ari iherezo, ni intangiriro y'ibyiza. Muri Zaburi ya 42 umurongo wa 11, Dawidi yabivuze neza ati wa roho yanjye we, niki kiguteye kwiheba? Witegereza Imana, nzayishima. Iyo umuntu ababaye si ugusenyuka, ahubwo ni igihe cyo kwegera Imana. Intumwa Pawulo yaravuze ati iyo ndi mu ntege nke nibwo mba ndi umunyambaraga. Imana rero ikoresha intege nke zawe uko zaba ziri. Imana ntiyakuraho intege nke za Pawulo, ahubwo yazikoresheje uko zari nkeya, izikoresha uko zanganaga. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, sinagutererana. Aya niyo magambo ugomba gusoma akagufasha kandi akaguhumuriza. Iri jambo riri muri Yesaya ibice 41 umurongo wa 10. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, sinzagutererana. Maze muri Matayo ibice 11 umurongo wa 28 haravuga ngo muze musange mwese abarushye n'abaremerewe ndabaruhura. Naho muri Zaburi ya 66 umurongo wa 19 hakavuga ngo Imana yumvise isengesho ryanjye. Jambo ryiza cyane ryo kudukomeza. Mu Baroma ibice 8 umurongo wa 18 haravuga ngo imibabaro y'iki gihe ntigereranywa n'ibyiza bizahishurwa. Haleluya. Ni amagambo meza cyane ukwiriye kumva akagukomeza kuri uyu munsi. Ubutumwa bwo kugufasha nimba uri mu bihe byo gutenebuka ndetse byo gucika intege, ukumva ibintu byose ubihaze kandi ubirambiwe. Icya mbere, Imana ntiyakuretse. Icya kabiri, uri mu nzira yo gukira, Imana ikakumva. Icya gatatu ugomba kumenya nuko ibyiza bije. Ibyishimo n'ibyapfuye byaratinze gusa. Imana irimo kukubaka ahantu wasenyutse. Irarema undi mubano hagati yawe nayo.